N'abaturage mu kagari kabayimba umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu batabaza abana badusenga Imana barwaye amavunja nk'ubitewe nuko umubyeyi wabo yabatereranye. Jembe bonye nanga ndona nzi ko amavunja kiba. Gitera amavunja. Nuko ngo njye mbibonye ni imibero mibi y'umubyeyi kuko ngo uyu mwana birashoboka kuba afite imibero mibi ndetse nabyo afite imibero mibi. Amavunja mu buryo nyine nawe urabibona ni umwanda nyine buri mwaka gace kuba umuntu aba ameze gutya nta kintu bamukora ng'abayobozi nabyo ni ikibazo. Gomba kubagira ubuvugizi abantu bakajya barita ku bana babo kugira abana bagira isuku umwanda mwinshi mwaka gace kabisa. N'abasisi babibonye turabibona kabisa. Ariko biteye agahinda biranababaje kuba umwana gutya utari wajyana no ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu ngiye niko mbibona. Ubwo twaganiraga n'abaturanyi bo muri iyo santi ya Gatovu batubwiye ko ngo ayo mavunja aterwa n'umwanda, abandi batubwira ko ngo aterwa n'amarozi. Ariko bamwe bavuga yuko yari amavunja ari ibitererezanya niyo mpamvu yadakiraga. Oya ntago ari amarozi, ntabwo ari amarozi, ni ibintu uburwayi mbese bw'umwanda bituruka. You need to have this app on your phone. If you're still in school or at a job, chances are you do a lot of writing. Oya marozi y'amavunja sabaho. Ni ibitererezanya ntabwo ari kwa ngo n'umwanda, ni ibirogano bamuhaye umwana yarari muzima. Bakomeza bavuga ko ngo mu bitizo umurinde ayo mavunja muri abo bana ngo biterwa nuko batiga ngo ndetse no kubura uwabitaho. Ntago biga ntago